Good morning. Yes, ndabashoje cyane. Ndizera mwebwe mumeze neza kimwe nanjye. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo yo mu bitabo bya Bibiliya hamwe n'amazina y'abantu bari mu bitabo bya Bibiliya. Turatangira. Pawulo. Impamvu bamuhaye izina Pawulo, kera yari afunzwe muri gereza, bamuhaye izina mu marenga Pawulo. Lazaro, Zakayo, Mariya, Isaka, Abrahamu, Adamu, Eva. Hari ayandi marenga bakunda kuvuga Adamu, Eva. Impamvu bavuga urubavu Adamu baruvanyemo baruha umugore w'amazina Eva. Adamu marenga yombi ushobora kuyakoresha Adamu, Eva. Kayini, Abeli yari umushumba w'intama, afashe inkoni y'umuhamba. Bamuhaye izina Abeli. Mose, Nowa, Yosefu, kwiyiriza, Mwuka wera, kwera cyangwa gutungana, ntabwo gutyo. Gucumura cyangwa gucumura. Ubugingo, umuhanuzi, umwanzi. Ibimenyetso bikoreshwa ahantu hatandukanye. Ibimenyetso, urugero ikimenyetso cy'inyamaswa biri muri Bibiliya byashowe ikimenyetso, ariko ibindi bimenyetso bigaragara bakunda kuvuga example. Ibimenyetso muri communication biratandukanye. Imperuka, kuzuka, umusaraba cyangwa ikaruvari cyangwa umusaraba ni kimwe. Umuriro,
umuriro utazima, umuriro utazima. Yorodani, amazi menshi y'Yorodani. Betelehemu, Betelehemu, akangaha mfashe Betelehemu, ahantu Yesu yavukiye. Galileya, Galileya, Galileya. Yorodani, Galileya. Edeni, ntabwo usanga hano Edeni, hanga kuchoye yangora Edeni. Sinayi, Sinayi, umusozi witwa Sinayi, Sinayi, wa umusozi munini, Sinayi. Ingobyi, 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 hagati ya Edeni. Rw'Amarenga ingobyi. Murakoze cyane, ndangije kwigisha, namwe musubiremo kwiga imyitozo mufate, bizabafasha kwiga no kuganira n'abandi. Murakoze.